Amarira agahinda unteye, imana yonyine niyo izampoza aya marira, kuko abana b'abantu ntacyo bakora, ahubwo nababengererera ibibazo nagukunze mbona uri umuntu mwiza, ariko tunyeretse nyuma yo kubana n'ibivugwa buriya. Hari inkuru yo gusubiramo, harimo inkuru wiba, ariko ukabura uko isubiramo ni wowe. Nabonaga kuza mpoza amarira se, abandi bagiye bantera umutima wanjye, ariko ni wowe uteye ishavu, agahinda ko nagukunze mbona uri umuntu, ni umuntu mwiza, tuzabana iteka ryose, ntacyo nzicuza ariko agahinda. Amarira unteye mwabana, niwe muganga wakamvura ibinyibugu bishakiye igikonje, nawe mu kubana twavugaga ko tugiye gushyira hamwe, ariko nkaba mbona iby'urugo ari byo bihariye. Ese mu masezerano yanjye nawe tubana ko nawe asezeranye, undi kazagira umukozi wundi, kuki wumva ko naba umukozi wawe kandi waraje ngo dufatanye mu rugo rwacu dusenyera umugozi umwe? Kuki uri kumbabaza mukunzi waretse ukisubiraho kibyona? Ahantu bisa kugeza mbabarira umve, wari ugukunda kandi udateze kukwanga habe na gato, habe na gato. Na gato kuza ngo nuri umuntu, yewe umuntu nizabuza amururu, nabananiwe muganga w'umuntu, niza tuzabana iteka ryose, ntacyo nzicuza ariko agahinda. Amarira unteye mwabananiwe muganga wakamvura ibinyibubu bishakiye igikonje, nawe mu kubara twavugiye niza tuzabana iteka ryose, ntacyo nzicuza ariko dusenyera umugozi umwe. Kuki uri kumbabaza mukunzi waretse kukisubiraho kibyona? Hano bisa kugeza